Mwiriwe neza, murasuzwa na Teacher Laura. Ngarutse ngo tuganire ku bijyanye n'amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo bibazwa mu bizami. Uyu munsi turaganira ku bijyanye n'ibyapa, tuganire ku bijyanye n'imivuduko y'ibinyabiziga, feri zifasha kugabanya uwo muvuduko kugira ngo ikinyabiziga kitirukanka cyangwa ngo cyihute cyane. Tuganire ko duhagarara umwanya muto n'umwanya munini, tuganire no ku myaka fatizo ku bayobozi b'ibinyabiziga, tuganire no kuri perime cyangwa impushya zo gutwara ibinyabiziga bitwara, ingano yabyo n'abantu byemerewe gutwara. Mpereye ku kibazo cya mbere rero, mpereye ku cyapa. Reka mbanze mvuge ibyapa biri mu bwoko butanu. Tugira ibyapa biburira ibyago, tukagira ibyapa byo gutambuka mbere, tukagira ibyapa bibuza, tukagira ibyapa bitegeka, tukagira n'ibyapa ndanga biyobora bikanasobanurira abantu inzira nyabagendwa. Mbereye ku kibazo cya mbere rero, iki cyapa bakitahagarara akanya gato. Muri bya bindi bitanu tubonye, kino cyapa bakiri mu byapa byo gutambuka mbere. None batubwiye ngo wakora iki ubonye iki cyapa? A. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga waba ubona. C. Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Ino hagarara akanya gato rero, bayishyira ahantu umuhanda umwe winjira mu wundi, ariho twita mu nkomane. Hahandi umuhanda tuba tugiye kwinjiramo tuba tutawurebamo neza. Rero hano uba ugomba guhagarara niyo nta kinyabiziga waba ubona, ukabanza ukareba neza niba koko icyo kinyabiziga gihari. None rero batubwiye ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Hano ugomba guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Buri igisubizo ni B. Ikibazo cya kabiri, ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa. A. Ishusho ni uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. B. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. C. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa uri kumva ko bavuze ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe. Urumva ko icyo cyapa kibuza. Ibibuza byose ikintu bihuriyeho biba bikozwe mu ishusho y'ingasire. Nimvuga ingasire mwumve uruziga. Uruziga ruzengurutswe n'ibara ry'umutuku. Ubuso cyangwa hamwe mo imbere mu cyapa hagomba kuba ari umweru. Ikirango cyangwa ikimenyetso kikaba umukara. Ibibuza byose bikozwe mu ishusho y'ingasire, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. None iki cyapa ngo cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni. Cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni rero, ubwo ishusho ni uruziga ariyo yangasire, ubuso bukaba umweru, ikirango kikaba umukara. Buri igisubizo ni C. Dore iki cyapa nicyo cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni, gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Noneho iki cya gatatu, nk'icyapa gisobanura iki? Uri kubona ko naho gitaniye n'ibyo maje kuvuga. Ibibuza byose bikozwe mu ishusho y'ingasire, umuzenguruko umutuku, ubuso umweru, ikirango kikaba umukara. None batubwiye ngo icyapa gisobanura iki? A. Umuhanda urombereje w'ibice byinshi kuri birometero 50. B. Intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C. Umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Iki cyapa rero niba kibuza, iki turacyita umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Buri igisubizo ni D. Hano ikibazo cya kane, ikibazo cya kane ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Uburebure bw'ikinyabiziga tupimira ku cyo twita umutambiko.
umutambiko ni icyuma gihuza amapine abiri y'iburyo n'abiri y'ibumoso. Uburebure bw'ikinyabiziga tukabupima duhereye imbere ku kinyabiziga tugera inyuma ku kinyabiziga. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga ni kiba gifite umutambiko umwe uhuza amapine, nk'amadina, amakwasiteri, amarongo shase, ibyo ngibyo niba gifite umutambiko umwe ntikizarenza uburebure bwa metero 7. Ikinyabiziga gifite imitambiko ibiri ikurikiranye, ubwo ndi kuvuga hoho cyangwa dipine, buriya gifite amapine 8 inyuma, ane agenda ari ku mutambiko umwe. Rero igifite imitambiko ibiri ikurikiranye nacyo ntikirenza metero 7 z'uburebure. Ikinyabiziga gifite imitambiko ibiri cyangwa irenga, gifite imitambiko ibiri cyangwa irenga ibiri ntikizarenze uburebure bwa metero 11. Uburebure bwa makuzungu ntibuzarenge metero 17 na santimetero 40. Makuzungu ni ikinyabiziga giza kigashikama ku kinyabiziga kiri kugikurura, ku buryo ibiro byacyo biba bigera kuri cya kinyabiziga kigikurura. Ni ukuvuga ngo makuzungu bifite amapine inyuma ariko imbere ntayahari, kiza kigashikama ku kinyabiziga kuri kabine y'ikinyabiziga kigikuruye. Ubwo uri kuvuga nk'ariya masikani ya buriya iby'inyuma kuri yo aba ari za makuzungu, biriya bipakiye imiziga biri za makuzungu. Rero tubonye ko uburebure ku mutambiko umwe ni metero 7, uburebure ku mitambiko ibiri ikurikiranye naho ni metero 7, uburebure ku mitambiko ibiri cyangwa irenga ni metero 11, uburebure bwa makuzungu ntibuzarenge metero 17 na santimetero 40. None batubwiye ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo. Ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: a metero 11, b metero 10, c metero 7, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano turi bubone ko ari metero 7, kubera ko batubwiye ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye. Umutambiko umwe ni 7 n'ibiri ikurikiranye naho ni metero 7. Buri gisubizo ni C. Hano icya gatanu, ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira: a metero 200, c metero 100, c metero 85, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibi bintu kugira ngo mbashe kubivuga biborohere, munyemerere mfate umwanya usa nk'aho ari munini nsobanurira ikintu kijyanye n'amatara, itara rimwe ku rindi. Tugira amatara aranga ikinyabiziga. Amatara ndanga ni amatara agaragaza ingano y'ikinyabiziga turebeye imbere cyangwa inyuma, akagaragaza ubugari bw'icyo kinyabiziga. Ayo matara ndanga agaragarira umuntu uri kure y'ikinyabiziga, akabasha kuyabonera nibura mu ntera ya metero 300. Tukagira amatara ndangaburumbarare. Ndangaburumbarare ni amatara agaragaza mu mbavu z'ikinyabiziga, cyane cyane zino modoka ndende. Ndangaburumbarare agaragarira mu ntera ya metero 200. Tukagira itara ryo guhagarara. Itara ryo guhagarara ni mwe ryaka dukandagiye feri. Itara ryo guhagarara rigaragarira mu ntera ya metero 150 nijoro na metero 20 ku manywa. Noneho tukagira amatara ndangacyerekezo. Ndangacyerekezo ni amatara yerekana niba nshaka kugana ibumoso cyangwa iburyo. Ndangacyerekezo ni ibinyoteri nyine muri make byerekana ko nshaka kugana ibumoso cyangwa iburyo. Ndangacyerekezo nayo agaragarira mu ntera ya metero 150 nijoro na metero 20 ku manywa. Tukagira utugarurarumuri. Akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Utugarurarumuri tugaragarira mu ntera ya metero 150 nijoro. Rero ngeze ku matara maremare noneho ari nayo turi kubazwa ahangaha.
Amatara maremare ubusanzwe amurika mu ntera ya metero 100 nk'uko babitubwiye mu kibazo. Amatara maremare amurika mu ntera ya metero 100. Ariko iyo ingufu za moteri zitarengeje santimetero kibe 125, ya matara maremare yamurikaga muri metero 100 bizagabanuka muri metero 75. Noneho amatara yo kubisikana ariyo matara magufi. Ni ya matara amurika mu ntambwe ngufi imbere y'ikinyabiziga. Ayo kubisikana atuma mpura na mugenzi wanjye ntamubangamiye, yo azagaragarira mu ntera ya metero 40. Tuzayamurika muri metero 40. Tukagira itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Niyo rya tara ribonesha plaque. Ryagatumye zira nimero ziri kuri plaque zisomerwa nibura mu ntera ya metero 20 igihe ikinyabiziga gihagaze. Noneho tukagira itara ryo gusubira inyuma. Itara ryo gusubira inyuma ni rya tara ryaka ariko dushyizemo rivansi cyangwa marisheriyeri, rikaka igihe dutangiye cyangwa tugiye gusubira inyuma. Naryo rigaragarira mu ntera ya metero 20. Reka mbisubiremo nihuta. Amatara ndanga agaragarira mu ntera ya metero 300, ndanga burumbarare ni metero 200. Itara ryo guhagarara, itara ndanga cyerekezo, utugarura rumuri, byose uko ari bitatu bikagaragarira mu ntera ya metero 150. Tukagira amatara maremare amurika muri metero 100, ariko iyo ingufu za moteri zitarengeje santimetero kibe 125, ya matara maremare azamurika mu ntera ya metero 75. Tukagira itara ryo kubisikana ryo rigufi rimurika mu ntera ya metero 40. Tukagira itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, rituma zina nimero zisomerwa nibura mu ntera ya metero 20, hamwe n'itara ryo gusubira inyuma naryo muri metero 20. Ibyo bintu rero nubwo byose tutabisanze hano muri kino kizamini, ariko bizagufasha no gusubiza ibindi bibazo uzahura nabyo. None batubwiye ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rigiye kumurika mu muhanda mu ntera ikurikira ku binyabiziga mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125. Igira ibipimo bikurikira. Tubonye ko ari muri metero 75. 75 ntazanditse amanga, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho icya gatandatu, kamatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, hatabareba imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira. Ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ni ukuvuga ngo ano matara aranga imbere cyangwa aranga inyuma tuzayasimbuza amatara yo guhagarara umwanya munini igihe ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Ayo matara yo guhagarara umwanya munini niwo ari kutubwira ay'imbere azaba ari umweru cyangwa umuhondo. Amatara yo guhagarara umwanya munini, ay'imbere azaba ari umweru cyangwa umuhondo, ay'inyuma aba ari umutuku cyangwa umuhondo. Amatara yo guhagarara umwanya munini tubonye ko ay'imbere ni umweru cyangwa umuhondo, ay'inyuma ni umutuku cyangwa umuhondo. Ubwo turavuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, tubisange kuri C. Noneho iki cya karindwi, icyapa kigizwe A. Ishusho ni mpande 3 ubuso bw'ubururu. B. Ishusho ni mpande 3 ubuso umukara. C. Ishusho ni mpande 3 ubuso umweru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa rero gikozwe mu ishusho ya mpande 3. Ubuso arimo hano imbere uri kubona ko hasa n'umweru. Gikozwe mu ishusho ya mpande 3 tukagira ubuso bw'umweru. Iyo gikozwe mu mabara yacyo aba ari icyapa kiburira. Ibiburira biburira ibyago byose biba bikozwe mu ishusho ya mpande 3, umuzenguruko umutuku, ubuso umweru, ikirango kikaba umukara. Ibiburira byose bikozwe mu ishusho ya mpande 3, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. None rero ahangaha batubwiye ngo iki cyapa kigizwe ishusho ni mpande 3, ubuso bukaba umweru. Buri igisubizo ni C.
Noneho iki twabonye ko ibibuza byose biba bikozwe mu ishusho y'ingasire, umuzenguruko umutuku, ubuso umweru, ikirango kikaba umukara. Dukomeje n'ikibazo cya 8, ngiyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ariko zakozwe: A ni kilometero 20 mu isaha, B ni kilometero 40 mu isaha, C ni kilometero 35 mu isaha, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibi nabyo bigiye gutuma mvuga ku bijyanye n'imivuduko y'ibinyabiziga. Imivuduko y'ibinyabiziga iteye mu buryo bukurikira: tuyibarira mu nsisiro kimwe n'ahatari mu nsisiro. Umuvuduko w'ibinyabiziga ahatari mu nsisiro, niyo tuvuga mu nsisiro wumve ahantu hari amazu yegeranye ku ruhande rw'umuhanda cyangwa harira abantu benshi, ni ukuvuga ngo ni nko muri santere. Umuvuduko w'ahatari mu nsisiro rero uteye ku buryo bukurikira: amapikipiki agendera kuri kilometero 80 mu isaha. Ubwo ndi kuvuga moto, nizo twita ipikipiki, zigendera kuri kilometero 80 mu isaha. Amavatiri y'ifasi n'amatagisi bikagendera kuri kilometero 70 mu isaha. Nimvuga ivatiri y'ifasi mumve zino modoka zitwara abantu batarenze 8. Amatagisi ni taxi voiture bigendera kuri kilometero 70 mu isaha. Noneho ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe muri rusange, ubwo ni bya bindi bitwara abantu batarenze 8, ibinyabiziga bitwara abantu barenze 8 aribyo twita ibitwarira abantu hamwe muri rusange bigendera kuri kilometero 60 mu isaha. Noneho velomoteri igendera kuri kilometero 50 mu isaha. Noneho ibinyabiziga by'ubuhinzi hamwe n'ibinyabiziga bidafite ibibuza kwiceka bitagira amarasoro cyangwa amortiseri bigendera kuri kilometero 25 mu isaha. Amapikipiki tubonye ko agendera kuri kilometero 80 mu isaha, amavatiri y'ifasi n'amatagisi tubonye ko ari kilometero 70 mu isaha, ibitwarira abantu hamwe muri rusange 60, velomoteri kilometero 50 mu isaha, iby'ubuhinzi kilometero 25 mu isaha, hamwe n'ibinyabiziga bidafite ibibuza kwiceka nabyo ni kilometero 25 mu isaha. Gusa iki ntitwagisubiza, batubwiye ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe. Hano tubonye ko ari kilometero 25 mu isaha, nta byanditsemo aha ngaha, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho dukomeje n'ikibazo cya 9 ngo igice cy'inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Ko tugendera hano bari batubwiye ngo kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe, B kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso, C hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa, D gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Rero hano dufitemo umurongo ucagaguye. Umurongo ucagaguye uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga, akaba yawurenga igihe anyuranaho, igihe akatira ibumoso bw'umuhanda, n'igihe ahindukira. Muri make niba tugenda iburyo tuzajya ibumoso tugiye kunyuranaho, tugiye gukatira ibumoso cyangwa tugiye guhindukira. Ubwo rero ku bw'amahitamo dufite aha ngaha turavuga ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Rudufasha kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Buri igisubizo ni B. Noneho icya 10 ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira: A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Utu ni twa tugarurarumuri twabonye, utugarurarumuri tugaragarira mu ntera ya metero 150. Utugarurarumuri utw'imbere tuzaba ari umweru, utw'inyuma tube umutuku, utwo mu mbavu tube umuhondo. Tubonye ko utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kuba ari umuhondo, buri igisubizo ni B. Hano icya 11 icyapa gisobanura iki? Kino cyapa kiri mu byapa ndanga
biranga cyangwa biyobora abantu bigasobanura n'abantu inzira nyabagendwa. Icyapa bacyita ibitaro, hari ababyita hopitali cyangwa hospital, icyapa bacyita ibitaro. Buri igisubizo ni B. Noneho ikibazo cya 12 ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bubonesha, ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika bw'amatara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Hejuru cyane twafunga itara ni muri metero 1 na santimetero 90. Hejuru hashoboka dushobora gufunga itara ni muri metero 1 na santimetero 90. Buri igisubizo ni C. Noneho uvuye hasi ku butaka ugera ahafunze itara rya mbere uva hasi ku butaka ni muri santimetero 40. Muri make nta tara n'imwe zigera ifungwa ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri munsi ya santimetero 40. Ni kimwe ko nta n'iryo tuzigira dufunga ngo rijye hejuru ya metero 1 na santimetero 90. Batubwiye ngo hejuru cyane ubuso bumurika bw'amatara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Tubonye ko ari muri metero 1 na santimetero 90. Buri igisubizo ni C. N'ikibazo cya 13 ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara agasanga adakora cyangwa ataka yakora iki? A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B. Gutwara neza nta gutinda mu isangano. C. Guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. D. Gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Mu isangano ni hahandi imihanda iza ihurirana, ahantu imihanda igenda ihurirana mo hagati niyo twita hehe mu isangano. Nuvuga ngo rero niba ugeze aho mu isangano ugasanga ibimenyetso bimurika bidakora cyangwa byapfuye, ndavuga feruje, bimwe twita feruje zapfuye cyangwa ntabwo ziri gukora, wowe ugomba guca muri iryo sangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Buri igisubizo ni A. Iki cya 14 icyapa kivuga, icyapa twabonye ko kirimo ibyapa biburira. Icyapa bacyita ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira ibumoso. Mwitegereje ku kimenyetso cyangwa ikirango kirimo hariho ahantu hari akarongo kagororotse n'ahari akatagororotse. Turebera ku ruhande ruriho akarongo katagororotse, akatagororotse kari ibumoso. Ubwo turavuga ngo ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira ibumoso. Buri igisubizo ni B. Icya 14 ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiri ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gikoresha umutera cyangwa kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Uru ruhushya rutangwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Bivuga ngo uko watwara ikinyabiziga cyo kose ntuzigere ntabwo twemerewe gutwara ibinyabiziga byambaye antibare cyangwa ibyuma ntamenwa. Usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu nibyo byonyine byemerewe, abandi twese tugomba kubanza tukajya gusaba uruhusa kwa minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu kugira ngo ubashe gutwara icyo kinyabiziga cyambaye ibyo byuma ntamenwa. Buri igisubizo ni B. Noneho icya 15 ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro cyangwa igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse uko ikinyabiziga cyaba cyikoreye kose kigeze ahacuramye cyangwa ahaterera igihe feri y'urugendo idakora neza. Ikinyabiziga gishobora kugira ubwoko bwa feri butatu. Tugira feri twita feri y'urugendo, ni imwe dukandagiza ikirenge bisanzwe, ikaba yadufasha kuba twagenda buhoro cyangwa tugahagarara. Feri y'urugendo idufasha kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro cyangwa gihagarare. Tukagira feri yo gutabara. Feri yo gutabara ni feri ituma ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara igihe feri y'urugendo idakora neza. Niba urugendo itari gukora neza tuzifashisha feri yo gutabara. Hari abayita feri moteri, hari abayita ngo ni feri y'imyuka, ntayiba mu modoka ntoya. Hari abazavuga bati se ko ntayinya mbona. Feri yo gutabara ikunda kuba mu modoka nini igatuma ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara igihe feri y'urugendo idakora neza. Tukagira feri yo guhagarara umwanya munini. Feri yo guhagarara umwanya munini
ituma ikinyabiziga kigumaho kiri n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ni ya yindi dukoresha bayita fereyame, ituma duhagarara cyangwa ituma duhagarara n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga yasohoka mu kinyabiziga akagenda agaseka cya kinyabiziga gihagaze bigakunda. Rero batubajije ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro cyangwa igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse uko ikinyabiziga cyaba cyikoreye kose kigeze ahacuramye cyangwa ahaterera igihe feri y'urugendo idakora neza. Niba urugendo idakora neza twabonye ko twifashisha feri yo gutabara, buri igisubizo ni B. Icya 16, icyapa gisobanura iki? A, ahahagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Aha rero muri bwa bwoko bw'ibyapa 5 twabonye, iki cyapa kiri mu byapa bitegeka. Ibyapa bitegeka byose bikozwe mu ishusho y'ingasire ari rwo ruziga, ubuso bukaba ubururu, ikirango kikaba umweru. Iki cyapa kirategeka, gikozwe mu ishusho y'ingasire, ubuso ubururu n'ikirango cy'umweru. Ubwo n'ibindi bitegeka nuko biteye. Iki rero bakita inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Niyo bavuga ikinyamitende, wumva ikinyabiziga ikinyabiziga gikenera ingufu z'umuntu ngo kigende, yaba gukoresha amaguru cyangwa amaboko. Rero ikinyabiziga igare ni ikinyamitende ibiri, niyo mpamvu tuvuga ngo ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Buri igisubizo ni C. Icya 17, ngo muri ibi byapa bikurikira ni ikihe gihagaze nabi? Muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? A, ibinyabiziga byombi. B, ikinyabiziga cy'icyatsi. C, ikinyabiziga cy'umutuku. D, nta n'imwe. Aha ikintu tugiye gukurikiza rero, tugiye gukurikiza yuko kugira ngo duhagarare hafi y'inzira y'abanyamaguru twakabasigiyemo intera ya metero, twagasize hagati yacu n'inzira y'abanyamaguru tugahagarara hirya ya metero 5. None iki cy'umutuku cyahagaze mu nzira y'abanyamaguru. Iki cy'icyatsi upimye uvuye inzira y'abanyamaguru iri ugera aho ikinyabiziga kiri nta metero 5 zirimo. Niyo mpamvu batubajije igihagaze nabi, turavuga ko ari ibinyabiziga byombi. Buri igisubizo ni A. Noneho icya 18, ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. A, amapikipiki. B, velomoteri. C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D, nta gisubizo cyo kuri kirimo. Ibinyabiziga rero bigira ihoni ryumvikanira mu ntera ya metero 20 ni velomoteri. Iyo twifashishije igitabo cy'amategeko y'umuhanda, ingingo yaho ya 83 bisobanura neza, ivuga yuko icyo gihe ibinyabiziga byose bigendeshwa na moteri bigomba kugira ihoni ryumvikanira mu ntera ya metero 100. Noneho iyo umuvuduko w'ibyo binyabiziga udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 50. Bigendeshwa na moteri byose bigira ihoni ryumvikanira mu ntera ya metero 100, ariko iyo ingufu za moteri zitarengeje santimetero, iyo umuvuduko wabyo utari kurenga kilometero 50 mu isaha, rya honi rizumvikanira mu ntera ya metero 50. Noneho ihoni rya velomoteri rikumvikanira mu ntera ya metero 20. Ari nabyo twabajijwe aha ngaha rero, batubwiye ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Tubonye ko ari velomoteri, buri igisubizo ni B. Noneho ikibazo cya 19, ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. A, ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ibinyabiziga byose ubundi byakabaye bifite amatara abiranga, ariko nitugera ku binyabiziga bigendwamo n'abana, tugare dusinikamo abana, hariya ntabwo ari ngombwa ukagira amatara akaranga. Ibigendwamo n'abamugaye ni tuno tugare
dukoreshwa n'ababana n'ubumuga, nabwo si ngombwa ngo tugire amatara aturanga igihe twambukiranya umuhanda. Hano niyo mpamvu tuvuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri tubisange kuri C. Hano icya 20, ngo ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Aha buri kinyabiziga, niba dufashe ibinyabiziga dushaka kubitwarira hamwe, tugiye gushyingira, tugiye gutabara, tugiye mu nama runaka, ni gahunda imwe yaduhuje ku buryo bituma ibinyabiziga bigendera hamwe. Icyo gihe rero kuva ku kinyabiziga cya mbere mu biherekeranyije kugera ku cya nyuma ntibizigire bitonda umurongo urengeje umurongo wa metero 500. Iyo wa murongo wa metero 500 ushatse kurenga, tuzabigabanyamo amatsinda. Itsinda rimwe rigire metero 50 z'uburebure, no hagati y'itsinda rimwe n'irindi dushyiremo intera ya metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bya gisirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ibinyabiziga bya gisirikare biherekeranyije mu nsisiro, iyo bihageze byo bigenda byegeranye. Ntabwo ari ngombwa gusika mu mwanya, kuko baza gutuma hari ababanyura hagati kandi bitemewe. Niyo mpamvu iyo bageze mu nsisiro bo bagenda begeranye. Buri igisubizo ni B. Nari nabasezeranyije kubasobanurira ku myaka fatizo ku bayobozi b'ibinyabiziga. Ese uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kategori ni rutwara ikihe kinyabiziga? Reka tubivugeho. Mpereye ku myaka fatizo ku bayobozi b'ibinyabiziga, ni imyaka 12. Imyaka 12 ni ku bayobozi b'amatungo. Niba utwaye inka, intama, ihene, icyo gihe wemerewe kubatwara ufite imyaka itari munsi ya 12. Niba utwaye inyamaswa, ubwo ni ingamiya, indogobe, amafarashi, wakabaye ufite nibura imyaka 14 kuzamura. Niba ushaka gutwara velomoteri idahetse, nibura uzaba ufite imyaka 15. Niba ushaka gutwara velomoteri ihetse, uzaba ufite nibura imyaka 17. Niba ushaka gutwara perime zirimo, niba ushaka gutwara ibinyabiziga byo mu rwego rwa kategori A, ariyo mapikipiki hamwe n'ibinyamitende 3 bifite moteri, uzaba ufite imyaka 18. Ni kimwe n'umuntu ushaka gutwara imodoka zo mu rwego rwa B, ari nkabyo tugiye gusobanura mu kanya, nawe uzaba ufite imyaka 18 kuzamura. Tubonye ko A na B ari imyaka 18. Noneho izisigaye zose, ubwo ni kuvuga C, D, D1, I cyangwa ariyo E hamwe na F, nibura uzaba ufite imyaka 20 kuzamura. Ubwo ni ukubarinda kuzajya ku kizami runaka ukajyaho imyaka itaragera, bakakubuza ikizami kandi ushoboye. Nibura uzaba ufite iyo myaka. Hano rero tugiye kureba inzego z'ibinyabiziga n'impushya zibitwara. Hano dufiteho urwego A. Urwego A tubonye yuko rutwara amapikipiki n'ibinyamitende 3 bifite moteri. Hano tugiraho na A1 cyangwa A1, ni yagenewe ababana n'ubumuga bw'ingingo zimwe na zimwe. Noneho tukagira urwego B. Urwego B rutwara imodoka zitwara abantu batarenze 8, rugatwara n'imizigo itarengeje ibiro 5,000 cyangwa toni 5. Urwo ni rwo rwego rwa B. B1 yo ni yagenewe ababana n'ubumuga. Ubwo ni nk'igihe baba batwemereye bagakoresha imodoka za automatique. Noneho urwego rwa C itwara ibintu birengeje toni 5. Urwego rwa C rutwara imizigo, rugatwara ibintu birengeje toni 5. Tukagira urwego rwa D.
D itwara, urumva B itwara abantu batarenze 8, noneho abarenze 8 ariko batarengeje 30 bazatwarwa n'urwego rwa D. Noneho tukagira urwego rwa D1, ni ukuvuga ngo abarengeje 30 noneho bo bazatwarwa n'imodoka zitwara abagenzi hamwe muri rusange zirengeje imyanya 30. Ubwo D1 itwara abantu barengeje imyanya yo kwicarwamo irengeje 30 kuzamura. Tukagira urwego rwa E. Urwego rwa E itwara ibinyabiziga bikururana, byaba urwego rwa C, urwa D hamwe n'izindi ushobora kugira ukururana. Nyamara icyo gikururwa inyuma kigomba kuba gifite ibiro birengeje 750. Muri make bavuga ko rumoroki ntoya itakarengeje ibiro 750. Rero ikikuruye kugira ngo cyo gitwawe na E kigomba kuba kirengeje ibiro 750. Noneho urwego rwa F itwara imashini zaba iziterura, izihinga, izigira ibiki, niho bakoresha za mashini za forklift. Nizo nabonye bakoresha mu bizami. Mwakoze kubana natwe, mugire ibihe byiza. Bashishikarije kureba video zacu z'ubutaha. Mwakoze cyane, mwibuke gukanda subscribe, share, mwandike na comment. Mwakoze cyane.